nose umugore yarapakiye imyenda ngo ubona wimbe nyine muri rusange nange muri abantu bakuru pe deni n'abari kutwumva nabo ni ibintu bizwi mu ngo buriya pe nkamwe nawe washatse muamuzi ibintu bibera mu ngo ni byinshi pe nta nubwo nabishyira kuri etape par etape ni ibintu nange muamuzi byinshi abantu bapfa uko yenda kose murabizi ntago byabura ariko siyo bibaye umwanzuro nyirizina no guhambira ukagenda ugatabana n'umugabo hoya nanone ntabwo ugomba gutabana umugabo akaza akanagusaba imbabazi ahubwo ushobora no gutuma umugabo ariko abana n'ubate justement nani nateye n'intambwe ngenge kumusaba n'imbabazi mu muryango we none se umugore wawe bivuze ko yahukanye yarahukanye none se yarahukanye ajya iwabo yarahukanye ajya icyo rero ahubwo nicyo kintu kinababaje uyu munsi wa none haba no mu muryango we cyangwa uwanjye ubundi umugore kera mama nyine akahukana papa yaramukundaga nubwo papa yari umusinzi erega abagore tuba tubakunda uri kumva papa yabona mama araye rimwe kabiri agahangaye icyo gihe mama iyo yahukanaga igitenge cyiza aracyambaraga icyo atabonaga mu rugo papa iyo yashaka kumucyura yagenda akavugura urutenge rwiza asigaye akajya kumureba ariko niko bigenda n'ubundi akaza nyine tukongera tukamuhobera tukabana mu mahoro none se wowe warabikoze umugore yagakuza cyangwa niba musanze wabuze igitenge ku Mana yo mu ijuru ishobora byose tambira ko erega ikibazo cyo gihe ntago mama muri kucyumva n'abana bafite agahinda ntago nabo barya ngo bigere mu nda nyine ndabizi ko buri mwana rega cyane rega umwana ni nyine ariko nkawe nk'umuntu mukuru kubyumva ubundi umwana ubundi umubyeyi wese haranira inyungu z'umwana cyane cyane no mu Nyarwanda nta mupapa ubundi urera reka tubahe ikaze kuri Miss Element muraho mumeze mute mumeze neza mbere na mbere turabasuje abadiaspora bari mu Rwanda ntago nari merutse bakunzi banjye shiti zanjye ariko uyu munsi naje nabazane wa muntu wanyu mukunda cyane muri benshi mwahoraga mumbaza kiroso ariko we ndabona noneho nta kiroso gifite mana ni muze muzana agasanga bugari maze turebe wagwani nuko dutangiye wabimeze bite fresh tugwaye ikaze murakoze cyane wabaga hehe muri gahunda zitandukanye ariko ubu naje ndi mu Rwanda babwire yes nabashuje cyane abanyarwandakazi n'abari hanze y'igihugu Dr. Kiroso yagarutse mu Rwanda shani byiza no sore waragiye hanze y'igihugu muri misiyo z'akazi nakaga ariko maze icyumweru mu Rwanda niyo mpamvu nifuje kunja gusuza abakiriya bacu abafana ba Miss Element mumeze neza tumeze neza kambasubiriza kuko nabo barabibona yego gusa tumeze neza nabo barabibona yes ko nyine haba harajemo utuntu n'utundi bamwe tugakura ntago byabura bamwe tukagendana utubiswi ese bimeze bite bamugani sigugena na biswi nase ntago uzi wagwana koko se najya wajyana na kayawurute wibivuga byahurute wapi cyangwa byaciyemo ako shani njyewe nejejwe no guhura nawe nanjye nose mbwira naguciye mu ijambo kuki wambaye imyenda isa nk'iyanjye ahubwo nawe byantunguye navuze nti se ko ngiye urani na myenda aho nayiguze ni mu Buyapani nibaje hano mu Rwanda aho bagira hano bashopingira imyenda ukennye kuba umukire byakubera cyane se ariko bizaza oya ntabwo abantu bose baba hanze ariko ari abakire no ariko bigenda biza burya bigenda biza ngo byahise ni ku murongo ni gake gusa taye yawe ukuntu umeze hari umuntu uba ubona ubereye kuba umusirimu mvugira ngo amena ariko ni ukuri pe n'abanyarwanda bamfasha amena rwose ni ukuri bana mudukurikiye gusa baragukunda ni wowe muntu numvishe bagishyuza hano yego ntabwo mbeshya kandi ndabakunda ariko abanyarwanda gusa hari hashize igihe kinini cyari kinini ikibazo ntabwo bari bwamame ntabwo barakumenya kubera bakuzi ufite ikiroso ako umuntu wakubonye ndakeka ntabwo yakwibagirwa ariko se ntacyo cameraman ashobora kuza gukora kugira ngo yongere ababwire ko ari njyewe ntacyo yakora simbizi ariko cameraman aza kubikurikirana ako wajya ngo urumumetize abandi njya mbona ikiroso cyabo ari bagita irende no I know injwi none wenda abana niba wowe bigenza gute abatarariye neza ko umuntu wariye neza yanyweye amata yo mu Rwanda agira ubwanwa bwiza cyane nakoraho se buriya nkumva se buri nose uracyamenamo twatuntu cyane ntago twabura hano kuna buye agashya yari yatubwiye ko yamenamo wamenaga mwiki hari sofunifuri ni amavuta dukoresha sofunifuri yego arahenze udafite amadolari ntabwo ushaka kuyagura yego se none se okay ndumva ari byiza gusa ndishimye guhura nawe nanjye ndishimye ni by'agaciro noneho donc tuhuye twambaye n'ibisa inkweto z'imikara ibishyi wenda akantu kabonetse ufite na biswi nazo zaje twazishizemo
ndumva nyine umuntu ari wa neza. yego. None se urabizi ko nakoze ubukwe? ahubwo ibyo nzi ko mbikubaza ni gute ariko mujye mwese tubabwire natwe ba mabuja bacu ubwo muduhemba n'iki niyo tubabwiza ukuri ni gute ushobora gukora ubukwe nutumira abakinnyi bawe njye ntabwo nigeze mbimenya sinzi impamvu utabibonye ntabwo WhatsApp yawe nigeze nyibona kandi invitation sinigeze nkoresha zo mu ntoki ku bantu babizi nakoresheje za WhatsApp kamwe nk'umuntu usobanutse byo ntabwo wakoresha ntabwo nigeze nkoresha zo mu ntoki kugira n'abo hanze babimenye yes kandi njye ngira inshuti nyinshi zo hanze kurenza izo mu Rwanda rwose pe ni ibintu bizwi gusa nabo mu Rwanda nyine ndabafite inshuti zanjye banankunda ariko cyane cyane ngira inshuti nyinshi zo hanze ese uwakubazaga mu bukwe bwawe umusitari wari urimo wari waguherekeje ninde nta n'umwe kurumva ubukwe bwawe wabugize ubwiro nawe wanze ko tubimenye sinzi cyangwa wari ufite abantu benshi mukundana ntabwo ariko byagenze ahubwo buriya ntabwo wakingingira umuntu kuza mu bukwe bwawe ariko barabimenye kandi bari babizi kandi ndashima Imana ko ubukwe bwanjye bwagenze neza nta kintu nashimye Imana bwagenze neza bwari mu muco nyarwanda abantu barishimye ariko nawe warabukurikiranye online itariki nari nyizi nubwo nanze kwikubwira ariko byagenze neza cyane ntabwo mumeze mute mu rugo se tumeze neza ndatwipe urumva karoti kaba kari mu birere gucira ya mihango yose y'umuntu utwite yatangiye kugaragaraho uzabyara ikize ntabwo mbizi ntabwo uraca muri ekogarafi harya batangira ku mezi angahera si ubwo bwa mbere natwita ariko ntabwo bizi singira ngo wigeze ubaho umuganga harya mbona ukuvuga ngo n'ubu nibyo nkora sinabikubwiye none se baca muri hajya ni ekogarafi ni amezi ane n'igice utangiye guca muri ekogarafi kugira ngo abaganga bakurikirane umwana imibereho yo mu nda ibintu nk'ibyo nkatwe twize ikiganga hajya warize nawe ko nize amashuri 6 nayo karamu mba nyifite ese nayisize ariko niko mbabwira inshuti zanjye ibihera niba hari umuntu ngewe kamubwire sibyo ntabwo ushaka kuyisiga niba hari umuntu nkunda ikaramu sibyo ndabwira abafana banjye niba hari umuntu nkunda twatwicaranye nkumva ni byiza nkumva ndyohewe n'amagambo yawe nkumva ukuntu umeze ndabikunze ni wowe murakoze cyane kuko nanjye biranshimisha kuko ukuntu umeze ntawe utagukunda uri seriye mana tayeri nziza nta bihingikirane ufite bihingikirane mvuga nyine ko akunda umuntu ubona ajagaraye mawe n'ibiki nyine mbega urasobanutse nuko nawe ndabyishimira aya Beston we ni urundi rwego ariko gusa uri mwiza wa by the way so ariko nubwo ibyo wabimbwira burya ntago mbere na mbere buretse no guce mu byo uvuga duherukana nta mpeta ndabona se wakoze ubukwe bwishwa byagenze nanjye wayikoze dore nawe nambaye ese bitambaye impeta no kweri mba nibagiye ariko ni amakosa ni ukuri kandabwira reka njye mbya n'abagabo muri rusange ahantu bari hirya no hino haba mu Rwanda cyangwa hanze iyo ubonye umugore watambaye impeta kuko utavuga ati sheri garuka gahunda zose zigiye mushyiramo impeta ko yari kwambitse nuko kitabambaye impeta mana yanjye reka nkubwire rero njye ntabwo ibyo byava mu tugute njyewe ntiwanambaza naho uherereye ngo mbyibuke yiheruka yinyambika mu bukwe ariko si uko namukunda banza unyumve icyo kimenyetso se kuko ikimenyetso kiri ku mutima ariko ikintu cyari kibabaje reba nka nyuma ko nyambaye ariko sinzi niba tuza kubiganiraho se ni byiza nta kibazo turabiharira umwanya uraza kumbwira reka tuganire bisanzwe turaza kubyinjiramo nyuma mu tuntu n'utundi turabiharira umwanya cyane ko urabyumva ute Besto mu gihe gito noza Kiroso ngamaze mu Rwanda ngo kamuremere byataye nkuko ndabona ashobora kuba afite agahinda mugana ose twaretse guca hirya no hino akabanza akatubwira ukuntu ameze atubwira agahinda ke murasibye abanyarwanda bakumve nari narabyumvuga niko byagenze reka ntuze ariko hoya watubwira niba hari ikintu waduhishe tukabimenya so muri make tutagiye kure ariko biri buze kureba abantu bubatse abasore baraza kuba baretse birareba abantu bubatse uzi ko iyi mpeta umuntu wayinyambitse ubu ngubu amaze amezi 2 yaragiye yarapfuye se yaradutaye wowe nande njye n'abana mfite abana 2 nase kangubaze kiro burya twamenyanye wari ufite abana 2 n'umugore hako nawe uri kabutinde nyine kwa kundi umuntu abavuga ati reka njye nijishara kuri ya channel yura mustari wenda igihe nazabona amagakumi cyangwa undi mugore mwiza akuri kumva ko nawe ingeso zawe si nziza urumva zabura ntago zayiga turi i Kigali
muri ariko Kigali izabaye nyinshi ni izihe se nawe ni izanjye cyangwa ni izi nasa nkubaze Mm. burya njye hari ikintu narumva wari ufite abana babiri umwana umwe afite imyaka 13 uwa kabiri afite 6 urumva umuto yadutanye we ni gato cyane pe nta nibo bafite imyaka umukuru afite 13 umuto afite 6 none se ubwo mwabanye mu gihe muri 2000 na kangahe so muri make kwa kundi abanyeshuri bakora amakosa twabyaranye twiga oh umva twaraniganaga bahe byongeye story. mbabwire abanyarwanda basangize agahinda kawe ni ukuri mutega amatwi nshaka kumenya uhura n'uwo mugore mwahuye gute byagenze bite haba abanyonzi mutwaye igare baba abamotari muri mu kazi ndagira ngo mutuze kakano kantu mukumve neza umva rwose yewe narababaye ku rwego rwo hejuru pe ruri standard ntabwo Sha. wabyumva birashoboka nararize narababaye ntumva ko ihukiro zose ahubwo ikibazo kibabaje we yarambwiraga ati shiri Mm. rero ubwo Mm. bwanwa ni ukuri ntabwo yabwitaga we Ntabwo ari ikiroso. ikiroso ni ubwanwa Mm, burambangamira pe mm, iyo turi mu mabanga y'urugo mm. ntabwo nishimye ko bwanyereraga nanjye ndavuga ni rero Mm, umudamu atabyishimira turabiganira kambyogoshe jya muri salo burogoshe babukuraho Ehe. ariko Mm. umunsi wa mbere Mm, yarampobeye yambwira sheri 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 nayo ndishimye mm. ariko mu minsi 3 ya mbere Mbabarire ko kubona njye mbona- nkunda guseka nagiye kubona mbona njye nkajya ngo ni buraga ariko kwa kundi abadamu mukinisha nkunda kwivuruguta mu by'abandi kwa kundi abadamu mukinisha abagabo Mm, afata imyenda ashyira mu gikapu afata imyenda ashyira mu gikapu ibikapu bibiri abwira umwana ati mperekeza njye nkagira ngo wenda ni kwa kundi akinisha umugabo mbese yambaye. gato uri gutaruka nshaka kumenya umugore wawe mwamenyanye gute mwakundanye ryari mubana gute byaciye mu zihe nzira Twahuye witaruka ku kigo twigagaho Mhm. mu Wigaga mwaka he? wa mbere senior 1 ekole secondaire ya Mbogo Mm, muri Butare muri Mm. Butare urahazi mu ntara ndahumva y'Amajyepfo oya hari benshi bankurikira Eh, njyewe abantu bose b'Ibutare. barankurikirana abanyabutare barabizi Mm, tumenyera mu mwaka wa mbere turigana ari Mm. sister and brother sister Mm. brother mm, bigeraho tuza kuba noneho n'inshuti mhm. turakundana ubu mukomyeho mu wa kane ntabwo bishoboka nanjye uraza kugira uko ugenza Mm, umwana bagize gute arasamye abatangiye ameze nk'uko nyine yewe yasamiye ubwo mu kigo twarigaga nyine aba arakubwenda atwite ndabimbwira ndabyakira Mm. bibaho waza kuva mu ishuri none se akubwira ko atwite bwa mbere wiyakiriye ute nk'abantu bari bo abanyeshuri kubera umva twari tukiri bato Mm. narabitinye kuko twebwe iwacu ni abarokore ni abanyamasengesho Mhm. n'abapasiteri nibaza kubyumva Mm. bazamfata gute umubwiye ngo iki nyine None akimara sheri, kubikubwira ibyo birumvikana ariko tuze nugira undi muntu uza kubibwira waratitiye ubyibuhe. mbese naratitiye nkambara bote nzihinduje ubwo ni kwa kundi uba washyushye mu mutwe nyine ntase mwebwe mwiganaga bote yabimbwiye njye kuri telefone ndi mu rugo nari ngiye kuragira inka nambaye bote no kwambara bote nkazihinduriza kandi uzi ko bote batazihinduriza doko nataye umutwe icyo gihe ndavuga nti namuteye inda bazabyakira gute se umuryango wanjye cyangwa ubu ariko hagati aho byarangiye nyine mwana ase byibura waramukundaga nyine wumvaga ko nubwo bwose na aje n'uyu gusanga ubu tuvugana uyu munsi Mm. ndamukunda yewe ariko ntabwo twakongera kubana wayi kubera iki yarambabaje cyane nese okay buretse gato twari kurangiza iyo nkuru ndumva njyewe buretse gato njye mwibarize njyewe ewana nkunda kwivuruguta cyane cyane mu bantu batandukanye mbu wa mbere none mbwira nyine ubwo byaje kugenda bitewe ko waragiraga izo nka nyine gutyo kwaje kwa purayi wanyu waje kubwira famiye yawe gute ko ugomba kumugira umugore byaje kugenda bite hagati urumva byaje kurangira byaye byara Iwabo. abiwabo nanjye Mm. ndakomeza ndiga Mhm. bigeze aho ndarangiza Mm. nawe nyuma umwana amaze gukora ize nk'imyaka 4 nawe asubira Mm. ku ishuri nawe ararangiza none iki Oh. anandusha amanota buriya diplome rwose andusha amanota cyane azi ni n'ubwenge. umuhanga Mm. okay akimara kurangiza kwiga yamaze kurangiza kwiga ubwo hagati aho turapanga ukuntu tugomba kubana turabitegura tubwira imiryango baradushyigikira Mm. n'ababosi twakoreraga baradushyigikira ubukwe Mm. buraba Mm. bwabere ku Kamonyi ugata umushyitsi mukuru arinde Mm. gavana Gasana Emmanuel ntabwo muzi yari yakoraga mu ntara y'Amajyepfo ntabwo Yari- nzi yari guverineri wabo. yari gavana yes urumva niwe wari njye- umushyitsi mukuru urumva abandi ba meya bagitifu njyewe ese ka nkubaze n'abameya n'abameya uretse gato rero ngusetse buriya njye numvise guverineri muri filime y'abanyafilipine none se guverineri n'abanyarwanda bagira guverineri Yes, tugira None se abaguverineri bane ubundi. guverineri ni mu kihe kirimi guverineri mu gifaransa akaba gavana mu cyongereza gavana ni mu cyongereza guverineri ni ni mu mu gifaransa Oh, noneho akaba ngo umuyobozi w'intara niwe guverineri niwe gavana niwe guverineri sinjya ngo umuyobozi w'intara se ni umwe w'akarere uriya akarere se ko ari meya meya no se no mu rwanda haba guverineri utababeshye
ntabyo nzi kameramani yatubwiye mbabarira tugira abaguverineri 4 intara y'amajyepfo intara y'amajyaruguru y'uburengerazuba iburengerazuba n'iburasirazuba yes ubwo ni ubwango wa Kigali wo na guverineri nose hango meya wa Kigali meya w'umujyi bese gato mbabaza bese gato guverineri abari mukuru kurusha meya ubwango meya bari w'akarere none se iyo havuye nawe aba control intara yose y'amajyepfo akabiri we umuntu niwe nase niba abantu wenda mu karere ka Nyamasheke wacu niho mvuka bagize ikibazo barajya kwa meya niba fa kwa meya byanze barajya kwa guverineri yes guverineri niwe okay guverineri yo bimunaniye we abwira nde araza kwa ba minister hari na ministeri paka bageze kuri ize excellence nyiri gihugu hapo ngebiravye nabona ngapfa undi wenda kwemera wallahi ugenda nyine igihugu kagena amahanga ntaturumva nta kintu cyagira gute ariko mani kubitaho warize waki ubuse honorable député uzi cyo bivuze honorable député honorable mu Rwanda ni honorable député ngo ibyo sinabimenya wenda nze ngo député niba bamwe nyine bakomeye be hejuru nyine bakomeye harije numva ngo yenga umukobwa runaka ngo yashingire na député yewe so aho karagaciyemo aho ngatubwira uwo muntu wabutashye yari guverineri gavana w'intara y'amajyepfo ariko ubu ngubu nasigaye ari madame Kayitesi Alice uyu munsi tuvugana egera umugore icyo gihe ari umugabo ariko uwamusimbuye buriho ni umudamu none se icyo gihe ubukwe bugenda neza mwakoze mariage ino si impeta niyo nyine ndabyumveraga wanayigura impeta ntacyo bivuze ariko byana mw'abantu muri kambabwiza ukuri namwe mukunda kwambara impeta mutazi icyo zivuze iyi mpeta mujye mugira tansiyo iyi mpeta ni ya mariage wagiye mu rusengero none se ngo twayagutabira cyayambara ngo bigende bite aho niho tuza kureba bese gato nanone aho turahagarukaho nyuma okay ikintu nshaka kubaza ubwo mwakoze ubukwe mwagiye kubahe ko nta mafaranga ufite Kamonyi bawe Kamonyi burya no kubana n'abantu mukorana abayobozi bawe baramfashije baradufasha dukora urugo nyarwo nyine turabyara umba twese tubyana undi mwana wa kabiri tubaho birangiye mbona akazi Kigali ndimuka nza muri Kicukiro muri Kicukiro nakaza muri Kicukiro umugore uramwimukana ariko akazi ntabwo nkorera Kicukiro nkorera nyine hariya muri imbere stade za Remera niho nkorera ariko urugo ruri hehe Kicukiro niho abana turi kumwe madamu ntabwo nzahanari wari kwihutira kuvuga uburyo utazi nagahinda nose uri kumva ari nge nanjye ubundi ntabwo nyine ndabyumva ko ufite agahinda nk'umuntu wararaga wambaye ubusa uburara na bagiso n'ubushatse nagira nkarana nambaye kuno yewe none se byagenda ubuhirima nk'ikinuza cyo natetse ibyo kuwa kane nabimennye ejo kubera nta kurya nta abana rega ikibazo cyo gihe ntago muri kucyumva n'abana bafite agahinda ntago nabo barya ngo bigere mu nda nyine ndabizi ko buri mwana rega ni cyane rega umwana ni nyine ariko nkawe nk'umuntu mukuru kubyumva ubundi umwana ubundi umubyeyi wese haranira inyungu z'umwana no mu Kinyarwanda nta mupapa ubundi urera ntabwo bikunze kubaho none so ubwo byarangiye mwimutse Kigali bigenda bite murabana biza kugenda bite buriya umuntu agenda afite impamvu runaka ese byagiye bitangira gake nari mbonye akazi Kigali ubwo mukura Kamonyi tuzi Kigali niho twaje kuba nyine mukimara kubana twabaye Kamonyi mwawe Kamonyi mwamaze igihe kimwe hafi nka imyaka nk'ibiri Kamonyi mwahamaze nk'imyaka nk'ibiri nakoraga muri la hoteli y'akarere ka Kamonyi nikoze igihe kinini rero gusa neza nk'umusirimu ubwo turi mu katuzi Kigali aho Kicukiro niho twabaye n'ibyo bibazo bibaye rwose bibaye tugeze muri Kicukiro none se iyo wikontoreye kuri wowe nyine mu rugo mukimara kwimuka byatangiye guteye muri shere na shushu akimara kubwiye ngo gosha ubwanwa arabwogoshe mubana neza nyuma yaho byaje kugenda nose umugore yarapakiye imyenda ngo ubona arajye wimbe nyine muri rusange namwe muri abantu bakuru pe deni n'abari kutwumva nabo ni ibintu bizwi mu ngo buriya pe nkamwe nawe washatse muhamuzi ibintu bibera mu ngo ni byinshi pe nta nubwo nabishyira kuri etape par etape ni ibintu bamwe muhamuzi byinshi abantu bapfa uko yenda kose murabizi ntabwo byabura ariko siyo bibaye umwanzuro nyirizina no guhambira ukagenda ugatabana n'umugabo hoya nanone ntabwo uba ugomba gutabana umugabo akaza akanagusaba imbabazi ahubwo ushobora no guta umugabo ariko abana n'ubate justement nani nateye n'intambwe ngende kumusaba n'imbabazi mu muryango we none se umugore wawe bivuze ko yahukanye yarahukanye none se yarahukanye ajya iwabo yarahukanye ajya icyo rero ahubwo nicyo kintu kinababaje uyu munsi wa none haba no mu muryango we cyangwa uwanjye ubundi umugore kera yahukanaga
muri za 30 nyiranzi ko bajyaga gucyura muri za 64 na mama kera yarahukanaga bakajya gucyura c'est ça vraiment ubundi iyo yahukanaga yajyaga iwabo kugira ngo n'umutekano we ukomeze ukurikirana yajya kwa mukuru we yajya hehe ariko ubundi mu muryango we nge mama nanye nagiraga yajyaga nyine kuri ba bantu baba bagira ikintu bapfana ariko nyine ku masano ya kure ukabona wenda papa yasinze urumva sinzi wenda nk'ibintu yakoze ariko nyine mama byamuteraga nawe ikimwaro nyine n'agahinda akibaza uburyo ari budusige bikamucanga ariko urumva batekerezagaho mwebwe ako nari urupeti kandi harimo n'abakuru turi bakuru noneho bakuru banjye basaza banjye ari bakuru noneho akageraho agacunga nyine ako kagira umwe muri twe abwira ati amabanga nyine ndagiye aha n'aha bana banje muzamenye ukuntu ibintu bimeze nihagira igikoma muzandabure mama nyine akahukana papa yaramukundaga nubwo papa yari umusinzi erega abagore tuba tubakunda uri kumva papa yabona mama araye rimwe kabiri agahangaye icyo gihe mama iyo yahukanaga igitenge cyiza aracyambaraga icyo atabonaga mu rugo papa iyo yashaka kumucyura yagenda akavugura urutenge rwiza asigaye akajya kumureba ariko niko bigenda n'ubundi akaza nyine tukongera tukamuhobera tukabana mu mahoro none se wowe warabikoze umugore yagakuza cyangwa niba musanze wabuze igitenge ku Mana yo mu ijuru ishobora byose tambira ko utamusanze mu rugo uretse umunsi wa mbere natuje nabaye ntabwo nihenge mwanya nko muri stari reka no kwihaba Rwanda bacece ku munsi wa mbere abana baratetse kurya numva mpita mwibuka ahantu twariraga ufite abana b'imyaka ingana umwana umwe ufite 13 ni umusaza ni umuhungu w'imfura n'uwa kabiri ni umuhungu wose ni imbaraga z'igihugu imbaraga z'igihugu nta mukobwa urimo noneho urabizi buriya harimo umukobwa umva amaze gusaraho uzi ikintu cy'abahungu ikibi cy'abahungu bakundanye uzi yuko ari igihe umugabo aguta bagumana abana b'abahungu iyo mubwiye ati isiko ni umugome isiko ni umutindi urazi ko so ise ari umutindi nawe umukobwa agipfundura amabere arakubwira ati gahambirwa wameze amabere nk'uko nayo ameze ndasanga papa ariko umuhungu wari uzi ko atanagusuhuza icyo kintu mu makosa nashobora gukora abana nibo bihitiramo abana ndababwira ni nase mbwira niyo ako gahinda kabafashe barakubwira ati papayi iki mama n'ibiki bo bamaze no kubyakira barambwira ati papa tugiye guteka iki uyu munsi ni kawunga uwo mukuru akaba arayisonze nanjye nkabanetsa imboga tudushyiramo indirimbo z'Imana cyangwa afata rero tugasoma njye numva uwo mugore atari na ngombwa ngo agaruke ariko turamukunda n'uyu munsi wa none mana aho uri hose pe waba uri mu kazi waba watembereye waba uri mu nshuti n'abavandimwe umuryango wasize uragukunda ese nkubaze nanone ikibazo mfite ubu ngubu waragiye iwabo usanga nawe uhari oya narabahamagaye we nigeze abibabwira namaze nk'iminsi numva kubyakira biranze bane wabwira ubundi umuryango wabo ejo yaba aragiye burundu umugore mfite ko bambaye umukobwa ejo nibajya kumva kumbagiza ikibazo ari hanze kutatubwiye ndabakoringa burabibabwiye ati ko atatubwiye bimeze bite nise ntiyago yaje aho ngaho ati reka da nyuma yo kumenya ko ataje mu rugo se baragumye uramushakisha yafashe gute umugore yataye umugabo ajya gukodesha gute ntabwo ikintu kibabaje kurusha ibindi kuko amakuru ntabwo njya numva amabwire ariko niko bimeze nitunabiverifiye tuzasanga ari umuyobozi ngo niwe bari bacudikaye ni uwo mudugudu se ni uwamukoreshaga none tugira inganda hakaba abayobozi ba manager hakaba ba supervisor ni umuyobozi wamukoreshaga mbega umuyobozi we muri iyo kampani yakoragamo tutitaye ngo ni kampani yakoraga ini cyangwa yatoraguraga ibishingwe ni umuyobozi wamukoreshaga ni umuyobozi wiwe ariko wumve ko tumugaye waramukodesheje amezi 2 umugura ibikoresho wowe waramukodesheje imyaka 13 sha ntacyo yabuze wowe wenda uyu munsi none uramugura akabenzi cyangwa uramwita sheri ntago umuzi nge ndamuzi nushaka kugenda gake kuko nawe kandi nawe ni umupapa afite abana 2 none natenda nahaje anabyumva nawe atenda haje uzi ikintu kimbabaza abafana banjye uburyo no mugabo nyine atagira amagambo menshi ubona nyine isi yaramubabaje ako ntabwo ashaka ngo abigaragariza amaso y'abantu twamaze kubyakira ariko ikibazo nk'iki kibaye witabaza Imana none se ubwo koko mbambwire rero kiro urumva penge nanze kuje ngo tuganire
biri aho bisanzwe nyine nk'uko twari dusanzwe dutera burage. Ariko sha ndumva mani warahuritse kabisa. narahungabanye pe narahungabanye ku rwego ruri hejuru, ariko Imana irahari, abana bariho neza, babayeho bararya nta kibazo, nanjye kandi ndumva nshima Imana pe namaze cyiza ni uko abo bana bawe bagukunda kandi bagerageza gukunda. muri muri neti abanyarwanda tubavuga ngo se kuki watwihishe. None se Ciro, hari akabazo nshaka kubaza. N'abo bana ntabwo iyo bagiye muri karitsiye ntabwo bakubitana na nyina? Oya, ntabwo nyina ari muri karitsiye hafi, ari hejuru za Kicukiro hirya nyine. Ubwo ntaho bahurira. Ariko njyewe ntabwo dukunze guhura. N'ikibabaje ahubwo njyewe na telefone yarayiborotse pe. Iyo umushaka umuhamagara ntabwo namushaka utese, umuntu yakubora ukajya kumushaka, iyo ni amakosa. Naramushatse bihagije amezi 2 pe, namwirutseho nafashe umwanya, ariko umunsi bamaze kubyakira anabyumva natuza aho yaba ari hose. ariko nyine waramushatse wavuga ati naramushatse njya mu muryango we, njya mu wanjye, njya mu nshuti, abakomeye n'aboroheje baramuhamagara avuga ngo hoya. Ndumva iyo mpeta rero atari ngombwa ngo ukiyambaye. Oya, kandi njyewe ngomba kuyambara n'urwibutso. se mwarasezeranye mu imbere y'amategeko. Twagiye mu murenge tujya kwa pasiteri, twarigishijwe. Ahubwo ikintu kibabaje, ibi bintu ariko birareba abantu b'abayobozi. Ubundi umuntu wese uzajya ukora ku idarapo akarifataho akarahira indahiro akayitatira, uwo muntu ahanwe. Njyewe kanaka nemeye ko amategeko iki n'iki ukabisezerana, uwo muntu nahanwe. ubanza hari amategeko ashobora nta mategeko ahari, nta tegeko rihari. Ntabwo ubanza iryo tegeko rirasohoka. Njyewe kanaka maze kumva icyo amategeko asaba. Ariko numvishe ngo babikuyeho, ntabwo ukifata ku idarapo uri gusezerana. Babikuyeho se? Ubu uri imbere yaryo ntiwemere kurikoraho, ntacyo bitewe n'uko ngo ibyaha byanyu ngo bimaze kuba byinshi. amategeko ngo bayaciye amazi nyine bitewe n'uko n'ubundi barikoragaho ntihagire igihinduka, divorce zikaba divorce. Rero umuyobozi barabikosoye ubu baravuze ati ntugomba kurahirira ku idarapo. Wapi, ntacyo, ariko mbere ho twarikozeho. aba tubanjirije barikozeho, ariko ubu ntabwo wemerewe. Kuki yibeshye se? Ntabwo urikoraho gusa ubu rireba ryasohotse ryarize itegeko, riba riri imbere yawe, idarapo riba riri imbere yawe, ariko kurifata ngo kumwe uba rikoragaho ukarikurura ngo njye muhawe n'Imana Josiane nemeye ko nyararararara cyangwa byatewe na wa wundi w'Inyanza, wa muyobozi w'Inyanza, ngo sinzi uko byagenze, ngo umwe basambaniraga mu ntuza se, muri office cyane ho byahereye. Oya, bari bararikuyeho. Ntawe ukirikoraho uriya byabaye bararikuye. Ariko ntacyo reka twemere. Oya, buretse gato mbanze nkuhe ukuntu ibintu bimeze. Ntawe babuza gusezerana mu mategeko, urasezerana, ariko ntiwemerewe gufata idarapo nk'uko mbere barifataga ngo ngenda ndahiriye ku idarapo. No, ubu hagaze imbere yaryo, ariko nabyo ntacyo riba rihari. kuba wahageza aho hantu kuba rihariho riba rihari, ntiwemerewe gufata ibiganza byawe urikoreho, kuko babonye ibiganza byanyu, indahiro zanyu murahira ibinyoma. Niyo mpamvu rero iryo tegeko nta nubwo rigomba gusohoka ngo bazaribahanire, kandi nta darapo ry'abandi muba mwakozeho, najya muba mwakozeho. Gusa ibyiza njya ku nama zanjye, ndumva umuntu yakagombye kujya arahira indahiro azakurikiza. Gusa ibintu birahinduka. Nanjye ndi umugore, nashobundi cyangwa azakubwira ngo nawe ibyo biganiro ubamo n'iki, ngo dore nkuriya musore ukuntu ameze. Hoya arabizi, abivuzeho idarapo rwose twaba twarakozeho byahita biba expired, ko nawe arabizi. Kakazi niko kanunze. Ashaka kuvuga buriya rero kangubwira nanone se, wenda ashobora kuvuga ati umugore wanjye nk'umuntu wenda njye nagiye ngiye kubaka, sibyo, sinagiye ngiye gusenya. Hari uburyo umuntu akuganiriza akavuga ati wenda ibyo bintu ukora birambangamiye, mukabiganira. Ariko mfite umugabo proje runaka nshaka kwimura muri biriya mushyire muri bindi. Icyo gihe nabimwumvira kuko ngomba kumwubaha, yaranshatse. Ngomba kumwubaha. Nanone hari umugabo uza agashaka kugupyinagaza, akumva ko agomba kugukura mu kazi nta kandi agomba kugushyiramo. Nasikiye mugiye kubaho guteze. Oya, ntabyo yambuzaga pe. Oya, ntabwo yakubuza. No se umugore abuza umugabo w'akazi gute? Se waba waramurongoye cyangwa yaba yarakurongoye? Tuba twararongoranye. Banza se bumve ikintu nshatse kuvuga. Njyewe ntabwo umugabo namunaniza,
waraje ngo akankuyemo ngo mbigire big deal akunyereka proje hindura unyereke ibindi bintu bigiye kugenda mbwira ngo misere cyangwa sheri umugore mwe wanjye mwiza nashatse nkunzi ibi simbishaka wenda uhura n'udutipe nkabona muri kurebana simbishaka ariko nshaka kugushyira muri boutique cyangwa muri arema hanyuma se muri boutique udutipe ntabwo tuzahaza iyo myumvire ariko nayo igomba gushyira mu bantu iyo myumvire aba ari mibi nanone rero ku bantu babana bagomba kwizerana icyiza nicyo cya mbere niba warashatse umugore wawe sibyo ukaba umukunda ukaba ugukunda ukaba utaramufata asambana n'umunsi wa rimwe ni gute wumva ko ugomba ariko ubundi tugomba no kwiyakira erega isi yaranahindutse mani erega ubundi kw'iki gihe umuntu asigaye anambira umwana ni ukuri umugabo ashobora kugukora ibikosa ariko ukavuga ati kuko dufitanye umwana akamufusha nihangane kugira ngo umwana wanjye akure afite ababyeyi bombi abona uburere bwa se na nyina gusa tugana ku musozo kiro ndashaka ngo ni ukuri ngo ubize kuri hagati aho ubu ngize nk'amahirwe akagaruka mu rugo sura cyamukeneye ndacyamukeneye naramukunze donc icyo namubwira we niyibuke aho yaciye ni hacu urwango niyibuke habura umunsi umwe ngo ubukwe bube kuntu yari ameze muri nabyibuke so kuki abantu batabyibuka yibuke n'abana banyu ariko njye hari igihe mbona umugore yagiye gushyingirwa habona bashanyaraje habura umunsi wese ukuntu bimeze njye natigeze mbikora biba biryoshye ejo abantu bose abantu bakureba ariko wicaye hara kuri podium none bajye kumva bumve ngo warashenye habuze iki byagenze gute giye gusa hana ari ndamukunda hari nabo baririmbira ni ukuri abyumve njyewe ndagukunda mugabo bwiza nanjye ndagukunda bagomba babwejagura hagashya ariko usayangane biriya bihe byose abana b'abakobwa bicishamo umurongo bakigendera nihangane tugana ku musozo njye nshaka ko gira inama abagabo bagenzi bawe n'abagore bameze nk'umugore wawe reka mere ku bagabo baba bari mu Rwanda baba bari hanze icya mbere urugo ni umugore nibwo nabonye agaciro k'umugore mu cyumweru cya mbere nabonye agaciro k'umugore ni nayo mpamvu uyu munsi nkimukurikirana ngo nagaruke mu rugo rwe dufatanye urugo niba bigishoboka kandi birashoboka ko Imana ishobora no kuvuga ati nashyizeho umupaka agiye kuba mu buzima bwiwe nawe mu buzima bwawe n'abana bawe ikibazo suba abana uzabagumana paka forever cyane abana barankunda nawe baramukunda nyine babonye ko bishoboka ntacyo bakora nawe bagiye bahura baraganira ndumva umugore nta mutima agira bamaze kubyakira avugisha abana be ntabwo ajya bavugisha sinzi bene nimba bahora kuri telefone z'abaturanyi ariko kuri yanjye mba yaramborotse ntabwo njya mubona nawe ntajya mbona pe urumva ariko kuri wowe uba wumva aramutse agarutse wamwakira n'ubu mvuye hano nkataha hano twakoreye nkataha nkamusanga mu rugo ariko kiro ntabwo ni karibu mu rugo ko ndamukunda n'umugore wanjye ugomba n'umugore wawe ndabyumva urukundo ni ingenzi ariko ntukizere umuntu ku buryo mva ko ubuzima bwawe bwagenda kiro mu gihe yagaruka banza wumvise mu gihe yagaruka buriya umuntu yataye undi muba mugomba mbere na mbere kujya kwipimisha kandi umuganga nkora kwa muganga urumva nicyo kintu cya mbere nicyo kintu cya mbere atazaza ngo agushuke ngo aguheraho ugasanga urabwahagiranye na sida hari igihe uherega umugabo buriya rero ntitukihutire gushaka izindi ngo urumva twirengagije urwo twashatse hari igihe umugabo umva mubwire rero nk'ubu nakitangaho urugero mbere narashaka ni abantu benshi nagiraga banesha umutwe ariko nyishaka ubu dore bameze kuno nk'utarankundaga n'uwo nakundaga nkamwifuza nkamuga ati ndagukunda nabyumve arampamagara kambwira waje nkakurakuza ubu telefone yanjye ibifunze idafunze yaturi nibwo uhura n'ikigeragezo abakobwa abagore waje nkakurakuza kwiyo utwite kandi nk'uwo muntu ugasanga afite nawe urugo afite abana n'umugore n'igihe uba usanga ari n'umusore mwiza umeze neza umwe wifuzaga kera utaremera urundi umwe wifuzaga ukarara udasinziriye anakwemera ngo kuki utaje kunsezera aragasezerwa n'iminsi ngo waje nkakura kuzanga uyu ariko shaho hari benshi batwite basambana abagore benshi batwite gusa naho nciriye imanza aho bitewe n'uburyo abagabo muri rusange turi kuvuga muri rusange none ngiye ikintu cyasekeje no gukurakuza man ngo watse nkakurakuza rimwe nari ngiye kubizira hajya gukurakuza rimwe nari ngiye kubizira ejo bundi
wenda nere kubivugaho ariko pe mureke mbabwire bana mudukurikirana inshuti zacu yego nanone si ngombwa ngo uteshe umuntu umutwe uzi neza ko yubatse mu bicuti niba ari icyo ushaka kumufasha ukimufashe niba ari icyo ushaka kumuganira niba ari inama ushaka kumuha zimuhe ariko mwana wikifuza ko ejo natoragura amashashi erega buriya sibyo sinanze ko wenda ndi umusitari sibyo wenda nzabona amafaranga cyangwa se ndanayafite nubwo ari make ariko wenda njya nyabona sibyo wenda Imana niyo iteka ariko ubu ngubu nubashywe gutya kuko mfite umugabo ubu dutandukanye na kagore k'indaya natandukanye n'umugabo wako nyine nkaba expired buri umugabo man iyo ufite umugabo biba ari ufite agaciro naho iyo ufite umwinjira ese ubugira ngo uwo mugore wa Kiroso aracyafite agaciro nta gaciro afite ubu ni indaya yagiye kuba umwinjira kuri uwo mugabo nawe uwo mugabo yabaye umwinjira kuri we kuko yataye umugabo ariko iherezo ry'intuza ni iki ry'icyaha ni urupfu ikindi warangije kugira abagabo inama reka tujye ku badamu gusa abagabo nabo barabyumva urugo ni umugore kandi niba ufite umugore mwubahe umuhe umutekano nk'ubu hari telefone nageraga yo gufata telefone ye nari maze kubicikaho rwose telefone niba yasura nkabwira umwana ngo shyira telefone mama wawe hari abagabo mugira ingeso namwe yava mu kazi yajya muri dushe ugahita ufata telefone ukareba mesaje icyo kintu kibaho buretse njye mbarabure nureba ko ndi umusitari ndamutse nushije gato ugafata telefone mugabo oya njye nshobora kuyifata ukayisiga nshobora kuyifata banza wumve njye umugabo wanjye ndamutse njyewe telefone isonye nkirukira hanze kwitaba cyangwa se nanga ko umugabo wanjye abona ubwisanzure muri telefone yanjye urugo naba narusenye yahita atangira kuvuga ngo cyo nicyo asohoka ajya he kukitabira kure kuki atangira agatangira akakugira gutagutekerezaho maze niyo uri umunyamafuti mbagira inama mujye muzigarika telefone muzibaye bazikoreho cyane nubwo uri umunyamafuti kwa jana ariko telefone ntuzigere wambura umugabo wawe cyangwa umugore wawe uburenganzira bwo gukora kuri telefone yego bibaye byiza kugira ngo wirinde wowe ubeho neza wumva utuje wayireka ariko nanone mu gihe umugabo afashe telefone yawe ugatangira kwizigiza kuki nkorera kuri telefone yirire ahita akeka ko hari ibindi bintu uhishe ese wowe kuki wamubuza kubikoraho nta bintu uhishe njye ndumva kuba yayikoraho nta kintu bimbwiye ariko muri rusange telefone reka umuntu agire telefone si mobile telefone ni iy'umuntu ku giti cye njye niko mbyumva iyo abantu babanye baba bahuje ariko ibyo bintu iyo ari byiza nyine pe mubasha kuhana uburenganzira ku matelefone ariko muri rusange wareka telefone umuntu akaba ariye nawe ukagira iyawe so reka rero muri rusange nanone tujye ku badamu mwabadamu mwe namwe rero mwarabyaye mufite abana mwaratwise amezi 9 mwaravunitse mwaragize gute na gute niba ikibazo kibaye mu rugo hamagara umuryango w'umukobwa cyangwa se w'umugabo mwicire muganire ntabwo mwanza ari gutura urugo rwawe gusa hari abakirenzi benshi buri wese aba afite icyumba kibabaho nanjye yaza kubisaba kubera abana niba wakiteza abantu n'abantu bakagira icyo cyumba nawe icyo cyumba cyane ibyo bibaho nanjye yabinsaba bakavuga ati njyewe nta bintu byo kuncunga mu mutekano ibintu byose nimenye nawe wimenye twe dura ahangaha ushobora kuba ufuha cyane ushobora kuba ufuha buriya rero reka mbabwize ukuri akantu tukarebeho gato tunasoza umuntu yagufuhira mwe murabyitiranya nuko aba agukunda kuko atagukunda byibura se uko ufuha nawe nagukora amabi hari umuntu ufuha noneho ari we munyamafuti wa danje akaba ari we ujya gukurakuza abagore b'abandi ariko iwiwe bakumva ko agomba gukontorora muri comment umuntu uza kuba afite nimero yanjye duteretana akaba ari umusheri aze kubishyira avuga ati ngewe uranteta wabeshye mva nkubwire rero ngewe bafana banjye bafana ba Kiroso bafana ba buri muntu wese uri hano bafana ba people bafana banjye inshuti zanjye mugire uyu mugabo inama muri comment tugana ku musozo gusa n'umugabo arababaye yarahuritse gusa wihangane gusa mu rugo habamo ibigeragezo nk'ubu nanjye hari abatangiye kumbwira ngo bakurakuze mwuka byaramwinda batateye barajya bazansenyere musigeho gusa ntajya bavuga right now bye twagiye ciao mukande subscribe muzane no ku madolari turabashimiye kandi mukomeze mugubwe neza nicyo wabwira abantu bagukunda abantu bankunda cyo nababwira cyo murumva narahangayitse narababaye ariko nabasaba n'amasengesho aturuka ku Mana kugira ngo Imana inkomeze no kunegura imbere hazaza niba ntuzagaruka ndamwiteguye nzamwakira kandi
nezerewe upfa kwipimisha Imana niko iduhana nakubwiye. umugisha murakoze Kandi ikindi bagore mwatawe n'abagabo banyu, ngewe ubu bamaye publicity ubu barajya bamemba, bagabo batawe n'abagore banyu, bagore mwatawe n'abagabo banyu, mu gihe bagarutse kwa muganga kwipimisha batazabazanira sida, dore sida yaraje, imitezi ibiki, mugende mwipimisha, hasigaye mu gitange umwaka manika sinababuza. ubutumwa buratangwa. murakoze cyane Amen. Amen.